Nshuti bakundwa barinda ubuzima bwawe, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho imiti y'indwara z'igifu, dore ko indwara z'igifu nazo zabaye nyinshi kandi zinyuranye, n'imiti yabyo nayo y'izo ndwara nyine nayo igiye inyuranye. Igifu muri rusange ni agafuka kabikwamo ibyo kurya umuntu yariye biri kugororwa, kaba hagati y'umugongo n'amara. Ni muri ako gafuka nyine ibyo kurya bigogorerwa mbere yo kujya kunogerezwa neza mu mara ngo bizajye no mu maraso. Ako gafuka kandi kakaba mu gice cy'igihimba ahagana mu ruhande rw'ibumoso, aharinganiye n'imbavu no hagana hasi, hafi y'icyo bita mugabuzi, munsi y'umwijima, ndetse n'akantu kameze nk'umwenda gashashe hasi y'inyama, mu nda hasi hejuru ahagana mu gituza, ibyo bakunze kwita diaphragme mu cyongereza. Igifu cyicaye hejuru y'amara manini ku gice cyayo giheruka n'icyo hagati, igisa n'umubande wayo w'icyo gifu nyine ureba ibumoso utwikiriwe n'umwijima ndetse na diaphragme ibumoso, cyangwa se igicamakoma. Umwobo wacyo wo hasi ufite utunyama twifunga, ari two twakitiranya nk'utwugi, ndetse n'ahagana hejuru hari utunyama twifunga tukifungura. Ibyo twabyita nk'inzugi z'umwiza z'igifu, kuko iyo ari umwanya wo kurya cyangwa ari umwanya wo kugogorwa, utwo tugi nyine turifungura ngo ibyo kurya bitambuke, tukongera tukifunga ngo ibyo kurya byoye gutambuka. Umwobo wacyo wo hasi ufite umwobo wacyo wo hasi nyine, ubwo ndi kuvuga igifu, ufite utunyama tujya twifunga, nibyo nari maze kuvuga, kandi tukanifungura ibyo kurya birangije kugogorwa. Utwo tuntu rero tukaba dufite akamaro, kuko dushobora kurwara igifu nacyo kikarwara, kikaba kirwaye nyine, kandi byagira ingaruka kuri nyiracyo bitewe n'utwo twugi twarwaye ntidukore akazi katwo. Ahagana ibumoso hejuru hari icyo bita diaphragme, ari cyo bita igicamakoma. Iyo ngiyo itandukanya igifu n'umutima, ari nayo mpamvu iyo igifu kibangamiwe n'ibyo kurya byinshi cyane bikirimo, umutima nawo burya uba ubangamiwe. Si byiza kurya umuntu akuzuza inda cyane, ibyo kurya bikamusaguka mu gifu, kuko umutima nawo urabangamirwa. Ahagana hasi werekera ahagana imbere, cyangwa se ahazamuka hasa n'aherekeye umwijima, ahazamuka hasa nk'aherekeye umwijima, ndetse n'uruhu, ubwo ni ahagana imbere mu gituza, ndetse ku mugongo wacyo ahagana hasi cyerekeye aho cyerekeye inyama bita pancreas, ubwo ni hagana ku mugongo ahagana hasi nyine. Hari indi nyama bita pancreas nayo ifite umumaro ukomeye cyane, niho cyerekeye. Inyama y'igifu igizwe n'utunyama dutoya dutatu, cyangwa se ibyo twakwita igifu kigizwe n'imigabane itatu isa nkaho igerekeranye. Ak'imbere kakaba ariko kavubura ururenda ruhoraho mu gifu, rurinda igifu kugira ngo kitangizwa n'amaside menshi, ndetse aba ari mu gifu. Muzi ko igifu kigira amaside menshi, ndetse gishobora no kugira pH igera kuri 2, cyangwa se ibyo bita acidite kubumva urwo rurimi. Ibyo bifite umumaro rero, kuko kugira ngo igifu kitangizwa nabyo n'izo acide, hazamo ururenda aribyo bita mucus, bugamije kugira ngo irinde igifu. Imwe mu misemburo kandi ishobora kuboneka mu gifu, hari nk'iyo acide chlorhydrique nyine, ibyitwa pepsine, ibyitwa lipase, n'ibindi. Rero nuko igifu kandi hari ibyo cyanga
kurya ugahaga cyane cyangwa bya bindi bita kurenza mbiga. Kurenza mbiga hari icyo bivuze, ni ukurya ukarenza aho ibiryo biba byaragenewe kugera mu gifu. Mbibutse yuko muri ako gafuka k'igifu nyine hari aho ibiryo byagenwe ko bitagomba kurenga. Iyo harenze nicyo bita kurenza mbiga. Aho haba harimo umwanya uri vide, urimo ubusa, kugira ngo igogorwa rize kuhatangirira cyangwa kuhabera cyangwa kwifashishwa. Uwo mwanya uba uri bwifashishwe mu igogora. Rero kirazira kurya ukarenza urugero. Kurenza urugero ni ukurya ibiryo bigasaguka no muri ako kanya hakabangamirwa. Ako kaba kari mu gifu nyine katajyamo ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo igifu cyariye kigahabwa cyane, umuntu iyo agaramye arabangamirwa. Iyo aryamye ibumoso arabangamirwa, yabyamira iburyo akabangamirwa, yaryama agaramye yubitse inda nabwo akabangamirwa. Icyo gihe umwijima, impyiko se, ibihaha, umutima n'ibindi n'amara byose birabangamirwa bitewe n'igifu cyuzuyemo ibyo kurya. Igifu kandi hari ibindi cyanga ibijyanye n'ibisharira cyane, ari byo biba birimo amaside menshi, hari n'ibindi nk'amayoga, ibindi nk'insenda n'ibindi. Ibyo biryana ku ruhu no ku rurimi, n'iyo bigeze mu gifu burya nabyo biraryana. Igifu kandi gikunda kunywa amazi. Gikunda amazi kugira ngo amazi yoze imyanda myinshi iba yasigaye n'ibisigazwa biba byasigaye mu gihe umuntu ari kurya. Niba umuntu arira ku isahani bikaba byiza igihe ayogeje kugira ngo yongere ayirireho, niko n'igifu kimeze, gisabwa amazi kugira ngo cyoze imyanda iba yagiye isigara mu myanya mu gifu nyine, birumvikana, dore ko harimo n'utwoya tuba twagiye dufatamo imyanda. Byumvikane yuko amategeko agenga ubuzima tubwira yuko amazi anywebwa mu gitondo, ku manywa umuntu atarafungura, ndetse na nimugoroba umuntu atarafungura, yose anywebwa mbere y'iminota 30 ngo umuntu arye, kugira ngo imyanda yagumyemo cyangwa yari irimo ibanze ivanwemo, hanyuma habone kujyamo ibiryo. Igifu kandi kuri benshi batabizi nta menyo kigira. Benshi banga guhekenyera mu kanwa bagasa nk'abamiriye aho, hanyuma kugira ngo bakeka ariko igifu kizabafasha mu igogora. Aho natanga nk'urugero, ni nk'abantu banywa barya ibintu bimirika nk'ubugari n'ibindi. Oya, umuntu aba agomba kubanza agahekenya, hanyuma akazaha igifu ibyahekenyewe mu kanwa. Dore ko hari n'ibyo ushobora kwanga guhekenya bikagukoraho, nk'igihe hashobora kuba harimo utubuye cyangwa se harimo twa garafeze ku bantu bagura bafungiwe, n'utundi, hanyuma bikabangamira igifu n'amara ndetse inzira y'igogora muri rusange ikagira ibibazo. Igifu rero iyo kirwaye bitera ibibazo bikomeye cyane, bitewe n'uko igifu ari ingenzi, gicamo ibiryo buri munsi. Kurwara kwacyo bishobora gutera impagarara mu ngingo zose z'ubuzima. Ikindi gishobora gutera igifu ni ukunywa amazi mu gihe cyo kurya. Buriya iyo umuntu anyweye amazi mu gihe cyo kurya, igifu kirabangamirwa kuko kijya kuvangura amazi asanzwe n'ibyo kurya umuntu yariye, bigatwara umwanya muremure, umunaniro ukakica kikarwara. Hanyuma no kunywa ibinyobwa bisanzwe umuntu ari gusomeza nabyo si byiza. Ibinyobwa binywebwa mbere yo kurya ugahita urya, cyangwa hakaba n'ibyemerwa kunywebwa nyuma nk'ibinyamavuta, ubwo navugamo nk'amata n'ibindi. Igifu kandi rero gishobora kugira ibimenyetso rusange mu gihe umuntu akirwaye akamenya ko yakirwaye. Uburwayi bw'igifu bukunze kugaragarira mu bimenyetso byinshi, ariko mbere ya byose reka tubabwire yuko hari iby'ingenzi bishobora kugaragara. Hari kuribwa umutwe, hari ukubira ibyuya byinshi,
hari gukorwa wenda mu gihe umuntu ariye, kuribwa n'igifu ukumva mu nda harimo ibintu biri kubira, ushobora kuruka amaraso cyangwa guhitwa, kugira n'ibindi, kubabara ahagana mu mugongo cyangwa kubabara imbere ahagana mu kameme, guhorana isepfu idakira, kumva mu gifu haryaryata wahora uhashima, kugira ibirungurira byinshi n'ibindi. Umuntu ashobora kugira ibimenyetso binyuranye n'iby'undi bitewe n'uburyo yakirwaye, kandi igifu rero hari ibindi ushobora kukirinda ukaba ugikoreye ibyiza. Ibinyobwa bikarishye cyane, uburozi ubwo ari bwo bwose bwangiza igifu, n'ibindi. Hari n'abantu barya imyanda, ibyo kurya bifite imyanda nyinshi, ibyo byangiza ibyo kurya, byangiza igifu mu gihe wariye ibyo kurya ariko bifite imyanda myinshi. Rero reka duse n'abagarukirije aho ngaho kuko ntitwabimara, ahubwo reka tujye ku miti ivura indwara z'igifu. Iyo tugeze ku miti bisaba ko abantu bafata agakaramu bakaba bakandika. Iyo umuntu afashe umutobe w'amashu ibirahure 3 ku munsi, akabikora iminsi 15 yikurikiranye, uwo mutobe ukungahaye cyane kuri vitamine yitwa U ivura ibisebe byo mu gifu, igatuma imisatsi yaho imera, kandi iyi vitamine ntikunda kuboneka mu bindi bimera. Uwo mutobe w'amashu rero wawutunganya uti: fata ibibabi 12 ahagana inyuma ku ishu, bisekure, nurangiza ufunguze amazi ajya kungana na litiro, kamura, nywaho ikirahure kimwe mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, rangiza iminsi 15. Ibyo bizafasha ku ndwara z'igifu. Umuti wa kabiri: salade y'igitunguru ivanze n'amashu, ikavangwa na kapusine, ikavangwa n'indimu, ikavangwa n'ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo ndetse n'ikiyiko cy'ubuki. Ibyo wabikora 4 mu cyumweru, uyu munsi ejo ugasiba, ukarangiza ukwezi. Icya gatatu: icupa ry'amazi y'akazuyaze mu museso, ukarangiza iminsi 9 wikurikiranye. Mu gitondo utarabyuka ukanywa amazi icupa wikurikiranye iminsi 9. Ukabikora nibura wabikomeza ushobora no kubikomeza nibura mu minsi ingana na 4 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Ubwo nyuma y'iyo minsi 9 nyine wikurikiranyije. Umuti wa 4 ni ibirahure 2 by'amazi nibura mbere ya buri gaburo. Ibyo nabyo byoza igifu, hanyuma bigatuma igifu gikora neza. 5, ni ngombwa kuryama hashize nibura amasaha 2 n'igice nyuma yo kurya. Si byiza kurya ugahita uryama, ni nko gupakira igifu warangiza ugahita ujya kukirambika hariya, kandi aho kiryamye kirangiza kuko kiba gifite ibiro byinshi bitewe n'ibyo kurya. Kugira gahunda ihamye idahendagurika yo kurya nabyo ni umuti w'igifu. Kwirinda ishyari, guhangayika, impagarara zo mu ntekerezo no kwifuriza abandi bibi, ibyo nabyo bivura igifu. Kunywa ibumba ry'icyatsi kibisi, ni akayiko gato k'iryo bumba ry'icyatsi nyine, ukagashyira mu kirahure, rikanyobwa mu gitondo, ukabikora iminsi 7 ikurikiranye. Noneho warangiza iyo minsi 7 ikurikiranye, ukajya urifata iminsi 3 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Ngayo nguko iyo yari imiti y'igifu. Nukoramo 1 cyangwa 2 uzumva umerewe neza kandi igifu cyawe kizakira. Reka tujye ku kandi gace nako k'ingenzi cyane. Mbese wari uzi ko icyaha ari umuzi w'indwara? Buriya nubwo benshi tutabizi, ariko icyaha nicyo gitera indwara. Reka mbahe ingero za bimwe mu byaha bitera indwara. 1. Ishyari. Ishyari nk'uko tubisoma mu gitabo cy'imigani 27:4, ritera ikibazo kandi umubiri wose ugahungabana. Haranditse ngo uburakari butera urugomo.
ariko umujinya umeze nk'isuri. Ariko ninde washobora kwihanganira ishyari? Ubwo ishyari batuheretse ko ari ikibazo. Ishyari ritera indwara zinyuranye zirimo iz'igifu, indwara z'imitsi, ritera kandi kutaryoherwa n'indwara z'amara. Kabiri, uburakari. Uburakari nabwo butera ikibazo nk'uko tubisoma mu Migani igice cya 27 umurongo n'uwa 3. Haranditse ngo uburakari bw'umupfapfa burusha ibuye n'umusenyi kuremera, kandi uburakari ntibusoza gukiranuka nk'uko tubizi. Bushobora no kuba intandaro y'indwara z'umutwe udakira, ubwo n'uburakari, kubura ibitotsi, indwara z'igifu n'indwara z'umugongo. Ikindi cyaha cya gatatu ni umururumba cyangwa ubusambo. Tubisoma mu Migani 28 umurongo wa 25 cyangwa 20 umurongo wa 17. Haranditse ngo ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya, urisha ubuhwahwa araryoherwa, ariko nyuma bikamubera nk'umusenyi. Ibyo ubusambo butera ingorane zinyuranye z'igifu, iz'impyiko, kubyibuha birenze urugero, kunanuka n'ibindi. Ikindi ni stress. Stress nayo itera indwara. Ibyo tuzabisoma mu bitabo binyuranye bya Bibiliya, ariko zitera indwara z'ubwonko, impatwe, indwara z'umwijima, kubabarira mu gituza, ibinya byo mu maguru, za rubagimpande n'ibindi n'ibindi. Imihango y'abakobwa iryana cyangwa igahindagurika uko bitari bisanzwe, umutima utera vuba vuba n'ibindi n'ibindi. Rero urumva ko mezire nziza zo muri ubu buzima, uko twifata muri ubu buzima kwiza kuzatuma tuba bazima, nuko twifata nabi gushobora gutuma turwara indwara zinyuranye. Ngayo nguko rero mwari kumwe na Nizikazi yake Benjamin. Mugire amahoro y'Imana, murware ubukira kandi mukoreshe imiti. Imana izabavura kuko Imana itugirira neza buri munsi, itwifuriza ibyiza bya buri munsi, ndetse yaraturemeye ibyaremwe kugira ngo bitubesheho. Ngaho mugire amahoro y'Imana.